Abantu benshi bakora isabune ari ugasanga abakiriya barimo barinubira yuko isabune yabo ihumura nabi. Ahangaha rero tugiye kukwigisha uburyo ushobora kuba watunganya amavuta, cyane cyane amavuta y'inka abenshi bakunda kwita amavuta y'urugimbu. Ahangaha tugiye kubigisha uburyo ushobora kuba watunganya ano mavuta akavamo impumuro mbi yose, ubundi wakora isabune abakiriya bakayishimira, impumuro mbi ikaba yashiramo. Icya mbere ukora, aya mavuta urabanza ukayashyira mu kintu ugiye kuyayagirizamo cyangwa se ugiye kuyatunganyirizamo. Ngewe aya ngaya ni menshi, ariko wowe ushobora kuhakoresha amavuta makeya. Uko ushobora gutunganya amavuta menshi nako ushobora kuhatunganya amavuta makeya. Aya ni amavuta akomoka ku matungo abenshi bazi nk'urugimbu. Murabizi ko rufite impumuro kandi birashoboka yuko warukoresha isabune. Niyo mpamvu rero ngiye kubigisha uburyo ushobora kuba warutunganya ukikorera isabune yawe abakiriya bakayikunda. Iyo tumaze kuyashyira mu kintu tugiye kuyacaniramo, tuyashyira ku ziko, ndetse biba byiza iyo ushyize ku ziko akabanza akabira cyangwa se akabirindura, bitewe n'uko ubivuga, bitewe n'agace k'iwanyu. Urashyiramo akayaga ndetse akabira cyangwa se akabirindura, biterwa n'uko mwebwe mubivuga. Iyo amavuta amaze kubira hazaho urufuro. Icyiza rero ni uko rwa rufuro ruba rurimo umwanda warukuraho kugira ngo amavuta yawe amere neza, ataza kunuka. Kuko twabivugaga rero, iyo umaze gukuraho wa mwanda wo hejuru, amavuta aba amaze gushya. Urabona yuko aya mavuta yahiye. None rero ikintu ugiye gukora rero, uba ugiye gushyiramo ibintu bishobora kuba byagabanyamo wa muhumuro mubi w'amavuta y'inka. Ushobora gukoresha ibintu bigiye bitandukanye. Ushobora kuhakoresha inturusu, ushobora gukoresha mucyayicyayi, ushobora gukoresha teyi, ushobora gukoresha tangawizi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ngewe ngiye kubereka akandi kantu ushobora kuba wakoresha. Hano ushobora kuba washyiramo iyo bita cycle vanille. Harimo abantu baba batuye mu mujyi, ugasanga wenda ibyo mvuze kubibona wenda bibagora. Iyo amavuta amaze gushya, ngiye hano nifashishije iyo bita cycle vanille ariko ya powder. Ushaka kugura muri butike ahagiye hatandukanye, ushobora kutubona hirya no hino hagiye hatandukanye. Hano ushobora kuhagurira ibikoresho bikora ibiva mu ifarini. Ngiye rero nshyizemo cycle vanille. Cycle vanille ushobora kuba washyiramo byibura nka 2 mu ijerekani yose y'amavuta. Urabona yuko y'amavuta yawe yahiye neza, abasa neza, wagira ngo ni ubuto urimo gukoresha. Mujye mwibuka gucanira amavuta ashye, mwongeremo biriya tumaze kubabwira haruguru. Murabona ko ya mavuta rwose yabaye meza cyane. Iyo wayacaniriye agashya aba meza cyane, wagira ngo urimo gukoresha ubuto. Niba usanzwe rero uzi gukora isabune, ngiye kukwereka iyindi produit ushyiramo, noneho ya mpumuro ikagenda burundu. Umuntu usanzwe uzi gukora isabune asanzwe amenyereye uburyo agenda akurikiranya produit. Ino produit uyishyiramo mbere yuko ushyiramo caustic. Ubwo ngubwo rero tugiye kuyishyiramo. Ino ni produit, ndaje nkwereke ibyiza byayo. Si ugukuramo umuhumuro mubi mu mavuta, ahubwo ufite n'akandi kamaro kenshi gakomeye cyane mu isabune. Waba ukora isabune abakiriya bakinubira kinuka itareta cyangwa itumye neza? Hano ngo ufite igisubizo kirambye, kuko CDS Products ijana umuti pe. Yongera urufuro, ivanamo impumuro mbi, ndetse ikomesha isabune yawe neza kandi vuba. Ku bindi bisobanuro mwadamaga kuri 078 19 18 540. Noza isabune yawe hamwe na CDS Product, wigarura imitima y'abakiriya. Iyo urimo gukoresha ino produit uravanga cyane kugira ngo utuntu turimo tw'amabara agiye atandukanye, ko niko dukuramo iyo mpumuro mbi.
tubashe kuba twayenga neza tugashiramo. Iyo utayivanze neza hari igihe nyine dusigara mu isabune ukadusangamo, ubundi isabune yawe ikarangira imeze neza cyane, umukiriya akayishimira nta mpumuro mbi, ubundi ukigarurira abakiriya. Golden White iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White ubaye igisubizo ku Banyarwanda.